Ndi papa SAVA. Koko njyewe digidi. Njyewe madederi koko. Nta soni. Wowe sana yanjye. Digidi. Ariko koko warambonye koko. Ndagaragaye agasozi karanyose karambonye karahuruye. Ariko ngo ubwiza bw'umukobwa ntibumuza kuruhada. Nanjye ndarubonye. Haya ngimbonera kuruha ntibaririza amoko. Ururimi rwa matera. Wibaba. Digidi gira iyi matera ni gurambona. Mera neza se. Mera neza fati yo matera ngewe iragurambona. Ha soni. Cyakoze ishyano riragwada. Ubu nanjye ababyeyi banjye baricaye bari kuvuza impundu bari kwakira abantu bati rwose umukobwa wawe arahirwe. Ndahiriwe koko. Ndahiriwe digidi. Cyakoze uranyemeje. Hako digidi koko. Umugabo nkawe wa penke nukubona penke gusa. Akose umwavani mwe ntago mureba koko. Bareba iki? Bareba iki? Uranzengereje agasozi kose karanyose rubanda rurambonye digi. Akose waretse ibintu. Ndeki iki? Urumva ufite uruvugiro wowe? Waretse ibibazo tukabirangira. Ibihe bibazo bivuge. Abantu nibarahangaha avuga ibyo bibazo urimo uravuga. Ishyano ry'umugabo. Nukubona abantu babyimbye bafite za rokoke n'amatuza ngo bateruye mumba. Ngiye ko nagushatse ngira ngo ushaka wowe. Uziko kugira ngo wowe ushake namira nkeri. Hariko rubanda rurabona kuziko nanjye mbonye. Uziko abanyarwanda bacaga imigani abanyarwanda baca imigani tukagira ngo nayo. Ariko umugani ugana kariho. Akose kwibirongoranwa bihari. Waretse ibintu tukabishyira ku murongo tukabikora twitonze. Hagati yanjye nawe tubishyizemo rubanda ibiki digidi ubu ngewe madederi undeba hangaha mpera kurwara ungeze ku musatsi. Madederi wihaye, madederi wigaburiye, iwacu reka nkubaze. Ndakubaza we digidigi, uzi iwacu wahasanze twebwe dukubuza umweyo wa runuka. Wigeze usanga dukubuza runuka? Ntidukoropa ntihari ikaro. Ntihari metalike ntihari fime. Ntago dufite abakozi bajagara igipangu. Ariko ibyo byari ndakubaza tubiza uravuga ibiki? Byari bihari. Ntago byari bihari. Iwacu nta famu wahasanze nta nka ntidukama wigeze usanga twege tunywa mu karo. Ariko ibyo ngibyo ntago ari we wasanze twege dusaba umunyu. Hari icyo wasanze tudafite twebwe wacu wasanze tutifashije. Ndakubaza agasuzugura ka digidigi niwe mbaza tsobanurira. Ibirongoranwa digidi ngiye madederi ngo kuza ngewe ku munsi wa mbere kuri ijoro ry'ubukwe ngiye nkarara mpagaze ntaryamye. Iwacu naryamaga kuri matera nziza nkarara mu nzu. Uhagaze uri gukoresha imbaraga by'umurengera rwose. Ngiye nare mpagaze hejuru. Iyi ni matera ngiye kuyongorera waraje umwana hanze se. Nuya yaryamye pe ngiye ndi kumubwira hano ari ibirongorana. Ntareke ibyo bindi tubikoresha Ngende umukobwa mubi cyane marene ndasebetse iwacu ntago muhazi aho mvuka ntago muhazi akazi nkora ntago mukazi hari icyo mbuze ngewe ndi umuntu wo gushyingirwa muri iryo joro ngiye nkarara mpagaze ntafite aho kurya hejuru. Iyi ni matera umugeni akwiye kurongorerwaho. Iyi ni matera nari namubwiye urumva. Iyi niyo yamariho amavuta. Iyi ngewe agira amavuta turumva umva rata ukuntu ibintu bimeze hano harimo ibirongorano urumva. Papa SAVA reka ngiye babwire uri kumva digidi reka nkubaze. Reka nkubaze amafaranga nakoherereje naguhaye amafaranga angahe yo kugura ibitanda n'intebe. Naguhaye amafaranga angahe? Ese nayakoresha angahe yavuga umubare. Ariko yarakoze yavuga amafaranga angahe naguhaye. Benshi Angahe digidi atagira umubare yavuga mbabarira yambwirira aba bantu bayumve neza. Naguhaye amafaranga angahe yo kugura ibitanda angahe n'intebe. Hago naguha amafaranga 900. Ibitanda warabiguze. Ariko amafaranga matera warayiguze. Amafaranga yarakoze. Yakoze he? Imyiteguro y'iki? Bwande. Hari undi muntu mwakoranye uko butarubwange nawe. Bwange nawe nyine. Hanyuma amafaranga digidi ko nzi ko niriye nkimara kuva ku rukweto no kuri boxa yawe ari nge wayiguze. N'amafaranga yo kujya kwiyogoshesha kari nge wayaguhaye.
ko nzi ko buri kantu kose kugera kuri nanjoro mu bukwe ngiye niriye nkimara ayo mafaranga yakoresheje iki nibyo navuze haruguru yuko nyine yakoze nyine yakoze iki nyine kivuga kivuga gisobanura nyine y'ubukwe hanyuma digidi na bogisa kugera kuri bogisa papa sava kugera no ku isogisi yari yambaye mu rukweto ninjye wari gusa urumva arangije ngewe aza kundyamisha kuri aka kantu ngo wakoze imyiteguro nyine hano harimo ibitwikurura none navugaga nihangane tugende tujye gushaka amafaranga kuri banki none nituyazana tubigure ese ko amafaranga hari watuje ko amafaranga hari waduhuje ni inshuti ndamubona mbona ni bogari rwose mbona ni umusore usobanutse mbona ni umusore wabye naye ndavuga ati rwose nanjye icyo nkeneye ni umugabo kandi usobanutse ndavuga ati nzakora ibishoboka byose ngewe muhereza amafaranga yo kugura ibikoresho byose by'ahangaha mu nzu nta na kimwe kirimo ngewe mu bukwe bwanjye naririye ndibara ndipapa buri kintu cyose ngenda cyikorera wari kubigura mu ki mu mafaranga ayahe ese ntabwo amafaranga tuyafite ayahe mafaranga nyine ayahe mafaranga wakuye he amafaranga ari he amafaranga ariko arahari niba yahari yazane nyine ayahe mafaranga ariko papa sava amafaranga ariko turafite niyo mpamvu ratangiye nanze no kubihubukira ndavuga nti reka tuzabigure twitonze amafaranga avuye hese digidi wenda mwabishaka n'ibindi ayahe mafaranga ntabwo yazi koko sheri ariko ngo ubu nanjye ndashatse da ubu nanjye mbaye umugore ndarongoye ngiye mu mubare amafaranga arahari rega ni ukwikoza kuri banki tukayazana ubuse amafaranga ni make hano urabona atarimo ibitanda urabona hatarimo amafirigo n'amateleviziyo n'amaradiyo amatapi n'ibiki byose amafaranga none se miliyoni 5 zituma uvuza induru aho kugira ngo ni icyuma gisya ako digidi singa amafaranga njye niyo mpamvu ugiye mubwira buriya mba nacecetse nk'ubu uyu mudamu urabona twazabana koko nasigaye nacecetse ariko ni hejuru umukinnyi mwiza wa filime pe urimo urakina ayo mafaranga ishe kuri kwerekana amafaranga yavuye hehe aya mafaranga uri kuvuga ngo tujye kubikuza yavuye hehe watuje ko amafaranga hari wowe ukagira nk'ubu wakubona usakuza gutya ntiyavuga ngo ubu gikuba cyacitse koko amafaranga ntuyabonye uzi gusoma ugerageza kunyubanga umugabo wawe ubahimo biki urabona wiyubashye ku buryo ngiye mfite uburenganzira bwo kukubaha amafaranga she kuri kuvuga yanditseho ayo mazina uzi gusoma yanditseho amazina yawe ninde wayitanze iyo she kuri kubona ari yandi sheke papa sava reka ngiye mbabwire uri kumva iyi sheke yanditse mu mazina yanjye yaritonze arambara kwa kundi bavuga ngo ibitwikururwa ngo umugeni atwara ibitwikururwa arambwira ati rero sheri rwose mugore nkunda mugore wanjye ibintu byo kuza wikoreye ibintu ntibigezweho nta nubwo ari ngombwa reka bazaduha ibitwikururwa mu mafaranga ngo azi ngo arawuntetse sibyo ariko amafaranga arahari sigaya ngo sheke ngo nibasinye sheke ngo amafaranga ngo bayazana ari amafaranga ngo nta nese hariho narotiriye singaya njyewe narayariye noneho njyewe ubukwe bwose njyewe naririye ndibara nkora igishoboka cyose ndishingira ndirongo none urimo urazana sheke ahangaha njyewe sheke yanditse mu mazina yanjye ngo ugiye kwirotira ugura ibirongorano ipasi ugira none se reka nkoze digidi si yanjye digidi bose miliyoni 5 sigisi shose nari kuzajya kwirotira kuri banki ariko ye wahereye uzi kurunguruye ubwo bahamagara noye oya sheke ni yanjye sheke yanditseho digidi ariko yatanzwe na Dederi Silvania ni Madederi Silvania ni ukuvuga ngo nujya kuyirotira barahamagara Madederi Silvania ntago ayo mafaranga kandi ni ugomba kugushyiraho iyindi kasha hano hejuru reka turebe urabona ari yandi hano hasi agomba no kugushyiraho iyindi kasha hano hejuru ubwo nibwo iba yemewe noneho bagahamagara nyiri sheki akabyemeza yuko nyine yaguhaye utayibye byumvikaneho rero naho ubundi wowe ntacyo ariko ibyo bintu nimwe mwabiduporopoje ariko njyewe harimo urukundo harimo urukundo asheri fata iyo matera ariko nayifashe rwose nigeze nanga kuyifata se urabona ntayifashe ariko ndagukunda kandi ibintu byose njyewe navugaga ibintu ugize si ibyanjye nawe urumva atari mu Rwanda nanga amafaranga yose nsanga inzu ntacyo hanyuma se digidi ikibazo arimo kukubaza nyine ibyo ngibyo by'ibitwikururwa byo turabyumva
rega biri hano mu nzu biruzuye biri no mu nzu yani niba bihari sararekarama nanjye navugaga turotira ibisheke nibyo ubishyiremo tubishyiremo papa saba namuhaye amafaranga yo kugura ibyo bintu byose uri kumva byose namuhaye amafaranga yose ariko nabivuze yakoze imyiteguro iyi imyiteguro ariko ubwo bukwa uvuga nubuhe n'ubwanjye nawe ikindi cya kabiri ndashaka amasezerano y'iyi nzu inzu narekodesheje nyine ndashaka amasezerano y'iyi nzu aho wayanditse zana amasezerano y'iyi nzu tuyikodesha ariko wa mugani nabyo bitaba nk'ibindi cyamirwa n'ibitwiko nyir'inzu naramwishyuye zana amasezerano y'iyi nzu ariko naramuhaye amafaranga nyine yazanye barandikirana nyine nibyo ashaka kugira ngo amenye mbese ubu twari kuza mu nzu ntarayamuhaye uragira ngo nyir'inzu aza ntungore ntunjagaraze zana amasezerano y'iyi nzu mwandika mwese ntabwo unyizeye ko ngiye wizeye zana amasezerano y'iyi nzu ariko njye ndakwizeye nanjye wanyizeye mwizeramo ibiki niho amasezerano ahari wayazanye yamwereke ariko arahari yazana zana amasezerano y'inzu ese urayarya uyatinditse harimo arahari kabisa yazane kandi parike yo matera neza niguhanga ndakwereka arahari amasezerano yigira gutya pate yigire pate tabaho neza uyege bana guhonda da masoni kamenyero kawe ngo bateka umutwe gusa nuko umubona igihagararo azunguza intugu n'utwe gusa utari n'ubwenge amasezerano koko sigaye se kuwa gatanu z'ukwa amasezerano y'ubukode bw'inzu y'ubukode bw'inzu njyewe Ruvuna Cupa Papiyasi nkodesheje inzu yanjye ayo yose amadederi Silvania ku mafaranga ayo yose ayo ngayo izina ryanjye ndakubajije kibanditseho amazina yanjye ariko twakoze ivangamutungo hanyuma kuki utashyizeho ayawe se ukandikaho amazina yanjye kwa kundi uretse hari ikibazo si iby'umuryango amadederi Silvania ku mafaranga ayo yose nyine nibyo nakubwiye ayo yose 750 y'amezi 3 akaba yishyuye cash twemeranyije ko cash kabisa nzajya azajya ubwo ni madederi yego yishyura kuri buri 30 za buri kwezi Ruvuna Cupa Papiyasi hanyuma amadederi Silvania Piwo digidigi Jean Bosco digidigi wishyameza ngahenze ariyo yose mbona adatuse basaba nukuri ko Imana abagabo b'imbwa babaho ubu noneho ndabikonfirimye nta nubwo ari ubuga gusa n'umusega digidi noneho mbuze n'icyo nkwita amezi 3 y'inzu naraguha amafaranga y'amezi 7 miliyoni 1,750 wishyura amezi 3 yonyine y'inzu nukuvuga ngo miliyoni yindi washyize digidi amezi 7 papa sava ngiye namuhaye amafaranga miliyoni 1,750 yishyura amafaranga 1,750 byonyine tutataganira je ntiyambwe indi miliyoni wayishyize digidi reka mubwize iyi nzu papa sava iyi nzu nta televiziyo irimo iyi nzu nta pasi irimo iyi nzu nta kintu na kimwe kiri muri iyi nzu nta gitanda nta matera nta mbabura nta gazi muhereje amafaranga miliyoni ibintu byose ndabikoze nta kintu na kimwe ntakoze none arangije muhaye amafaranga yo kwishyura inzu amezi 7 yishyuye ukwezi yishyuye amezi 3 digidi indi miliyoni uretse bageze ndwana ngiye sinitonze hisha kamere sinitonze ngewe hari ikintu nari ngiye kuvuga kuri aya mafaranga miliyoni iri indi miliyoni yagiye digidi amafaranga yose nabaye ayo ngayo harya ni 750 mu by'ukuri amafaranga yarayampaye nyine nishyura ayo ngayo yose ayo mezi yose mubona ariko ibindi navugaga ntizabimusobanurira nk'umusheri wanjye mubwire ese ko ari inzu wayamajije
ko yaraye inzu yamajije ariko mu bukwe yagenda mu tuntu twinshi uzamugarira ariko ni cyo kintu urumva icyo kintu wakoze igitegi washyano amafaranga yose yawe oya urumva jewe nari natekereje ku bintu bibiri nari natekereje kuri asiranse y'umwana urumva nari natekereje kuri asiranse y'umwana umwana utarabyara umwana utaratera n'inda watekereje ku mwana wowe wari uzi aho ngaho nari natekereje kuri asiranse y'umwana ndavuga ni none reka twizigame icyo si igitekerezo urumva nari nagize igitekerezo borodero bari bambwiye ngo icyuma kigira impapuro ntabwo cyari cyaboneka ariko ntabwo oya ntabwo narwanye ubu nigeze ndwana uretse twumvikana mwaduhamagaye se ngo muduteze ubwenge digidi urama amafaranga yanjye ariko se ko ngukunda amenye icyo washyano ukunda n'urwihanganira byose ukagira byose noneho ngo mu bibi no mu byiza arwaye arembye nanjye ndembye papa sava nta kintu afite cyo kuvuga nta kintu na kimwe ufite cyo kuvuga digidi reka mubwire ururimi rwa matera digidi iribaba niryo waguze amafaranga naguhaye ariko se nta soni tubwire twigendere musigare mwica urwo rurimi nakwiye matera papa sava urukundo rwihanganira byose urumva papa sava ngo bahagaze urumva icyo nashaka kuvuga ijambo ry'Imana riravuga ngo urukundo rwihanganira byose umwubwo urimo uravuga iki ni ikintu kimwe nari ngiye kongera mutubwire twigendere akanifu gusa nari ngiye kuvuga ijambo ry'Imana riravuga ngo urukundo rwihanganira byose rukababarira byose mbese nyine none wagira ngo nagira ngo n'ubundi urukundo rubabarire byose digidi ubabarirwa iki ugarura amafaranga yose wajyanye n'intungane bwira 17 kandi turabana n'Imana igihagararo gusa njyewe ni inshuti yanjye papa sava yamuje n'uyu muntu ndamurambana n'umusore da ariko si ubundi reka nkubaze ngo nanjye ngo mbonye umugabo ngo ufite kuhamana wari kuzubwiye ari kwivuga amato mu nyanja nubatse imidugudu nagize ute imidugudu nakoze iki ngiye baranzi n'ahanda ndi gitangaza baranzi mfite ibintu ngewe ndi umukengenzi no gukora mfite kampani zirenze ari niwe wabikubwiraga se hari undi se papa sava si uyu nguyu wicaye imbere yanjye ngaho nabihakana ariko nawe ntabwo wateretse umukobwa ugiye kumpereza mbabarira mwana mbabarira sheke yanjye saka gasheke uri kuvuga ngo warujyanye kuri banki kurotira wari kugenda se uvuga ngo ni mu mbikuze ngiye digidigi umukira w'amafaranga mwenye mari baranzi naka ngaka kandi amafaranga uraciye bagenda ubikure amafaranga araciye kazava akoze biravugwa ntabwo akihangana ku bintu bizagenda neza urabona ntafite ejo heza nta muntu ugenda adafite impamba digidi fata utuntu twawe twose ndatekereza ko tutari bwuzuremo hano umvira ahangaha ugenda n'ubundi ndagucumbikira ahangaha ntibibagirwe ko ari iwanjye inzu n'ijya bayishyura ko harimo urukundo n'ubukwe hano handitse ku mazina yanjye s'il vous plaît hano wibuke ko nkucumbikiye fata utuntu twawe twose umutungo ufite ahangaha cyo wakoze ni wowe gusa ahangaha wowe n'ibintu byawe murajyamo fata upakire ibintu byawe umvira ahangaha usohoke gira vuba vuba sinkushaka ku munsi wa mbere papa sava aho kugira ngo njyewe ntangire urugo mbane n'uyu muntu ku bwa stress nzasare byapfa hakiri kare hataramara kabiri kuko nta mugabo ukurimo ntuteze no kuba umugabo ntuteze n'uwagusengera we ntiwakira toka ntabwo twakwicisha igidimvira hano igidi ushobora guhaguruka reka mbe ngiye inyuma ushobora guhaguruka ugasohoka ngaha reka mbe ngiye inyuma bita ariko urwaye cyane papa sava nasohoka genda inyuma heza hano inyuma digidi ntubona umanuka hariya kandi umanuka wirukanka